Ladies and gentlemen, put your hands together for Obedi Francis. Andi mashyi menshi cyane kuri Obedi Francis ari wenjye. Nitwa Obedi Francis. Mwama amashyi nanone kuko mbona abayobozi bayakunda. Ubanza n'impundu muzishyiremo, mushyiremo n'impundu. Kuri ubu ngubu nibwo mbashije gusobanukirwa neza ko iminwa y'aba baby bayita impundu, kuko bababwiye ngo bavuze impundu bakomanya ya minwa, ni impundu nyine. Iyo bari kuvuza impundu bakomanya iminwa. Iyo umujama kuvugije impundu, Snapchat itaye downloading. Anyway, thanks. Muraza kunyanganira kuba nje imbere yanyu nanyweye. Nyweye ituzi duke hariya. Mujye mubona kuntu polisi y'u Rwanda ishishikariza abantu cyane cyane abashoferi gutwara batanyweye. Ukagira ngo umunwa wanyweye ni ugiye gutwara. Kandi rero no umunwa namwesheje rero ndi kuvugiraho. Stili yaba ari inzoga iro mikoro yasinze mbere yanjye. Ariko kunywa ntacyo bitwaye ugereranyije no kurya. Ngira ngo reka mbibutse ku bantu b'abakristo benshi turabakristo. Mbibutse story za kera zimwe za Adam na Eva. Adam na Eva bari muri Edeni, inzoka ikimara kubashuka bakarya kuri uto batari wemerewe kurya, ngira ngo murabyibuka. Imana yaraje arakara itangira creating imbuto zibishye, intoryi n'agarasoryo, nicyo gihe yazi creating. Iti n'abakura muri Edeni ako kanya bari y'urubuto gusa. Ako kanya isi bakura muri Edeni kubera kurya akabuto kamwe gusa. Ariko ibaze imbuto turya iki gihe kuna ari nyinshi. Twero no yatwirukana no mwisi. Ariko ngende kwibaza ko turya imbuto ni iki kidushuka. Ko inzoka zitakivuga ni iki kiri kudushuka. Umugiye kujya ngo mubeshye ngo ni inzoka zo munda. Ibaza ko nje mbageto ejo bundi nicariye geto ndi gukoresha udukoresho bamaye kuri BD yanjye yabaye ejo bundi. N'umujama w'inshuti yanjye yanyoreje udukirida, ndi kwibaza kirida nzazikoresha iki muri geto. Nari ndi kwihanyagura utuntu umuceri tu. Igisambo cyitwa Aburahamu kiraza kiranyi, Aburahamu twubaha twese wo muri Bible. Sogokuruza. Ibaze noneho ibaze kuba wicaye uri mu rugo ukajya kubona ukumva Salomo aje kugusura. Uzi n'abagore yatunze. Umugore wawe nawe ari muri risk direct. Ariko muri iki gihe batangiye kugenda babihindura kuko mugenda mwitira abana banyu amazina y'abantu mugiye mukundwa, kuko umutari abantu wayitwa Messi. Sinzi niba Messi araho bihuriye na moto. Hari umpeti duto. Hari umurumuna wanje we yitwa bamwita Medi, ariko mu cyaro ngira ngo muzi kuno abantu bahamagarana nyine mu cyaro. Iyo umuntu ari mu cyaro, iyo wenda ashaka guhamagara nka Manuel avuga ngo Emma Manuel we, guhamagara Medi murumuna wanje birangora. Binsaba guhebeba hejuru ku gasozi. Medi we, murakoze cyane. Twa Obedi Francis. Amashyi menshi kuri Obedi Francis wajya hano umupadiri. Sinzi impamvu ndi kumva Obedi Francis ashobora kuba yowe nka hari ibintu bijya binanira kuvuga ku katedrale, hari igihe mbarumva ari nka katiripurale. Bijya bigenda bincanga kubera ko nakuriye mu rusengero. Abantu benshi murabizi papa ni pasiteri rwose. Ejo bundi noneho yarokirisa umupasiteri wahoze ari umushehe. Araza papa aratubwira ati umuntu nazanye ni mushya mu gakiza, avuye mu idini rya Islam, ariko ubu ari muri ADPR. Nari ngiye kuvuga umurenge. Mutazahasengera di. Muzagomeze musengeraho muri. Ntago naje kubayoboraho kubera abayoboke. Noneho umupadiri nakuwa mushehe wabaye umupasiteri abaraje ajya imbere ngo agiye kutubwira ngo inkuru ngo ya Yusufu na Mariyamu. Ndavuga ati Yusufu na Mariyamu bari mu yihe Bibiliya? Nyuma aradusobanura ngo muri Korani ngo Yusufu ni Yosefu, noneho ngo Mariyamu ni Mariya. Papa itajya aramwongorera ngumva koresha Bibiliya y'abarokore, ntago ari Korani urimo urakoresha. Atarongera ati mumbabarire, ati murabizi mwese ko abantu ari imvuze babyaye Isa, mukubitira amashyi Isa.
twese turamureba ati reka Isa ninde? Papa arongera bati Isa ntago bamumenye. Babwire mumbabarire ntago ndamenyera, nababwiraga Yesu. Mukwitira amashyi Yesu. Yawe abarokore ubundi mwavuye mwe. Mwateze amatwi none mwanze gukora ibyo turi kubabwira. Muri tayari? Ladies and gentlemen, put your hands together for Mbyo the comedian. Yitwa Mbyo. Imvune zatuzonze. Kambanze ngurema agakoti. Anyway, munchungire iriya shati hatagira umuntu w'igitego wo mu gitego yitwara. Uko niko Rusina yinjira kuri stage. Ngo umeze mutese. Covid ndabona iri kugenda irangira, amashuri ari kugaruka. Gusa ariko se nk'ubu ngubu mwese mwiteguye yuko Covid iri kurangira. Nk'ubu ngubu ugiye kubona haje kini cyorezo cya danje noneho kirenze Covid. None cyakoza twe mu Rwanda tugira Imana. Ukagira Imana nko mu Rwanda ugasanga icyo cyorezo kivurwa n'umuravumba. Ako ushobora kuba warakubaganaga muri segonderi. Ugasanga icyo cyorezo kivurwa n'umuravumba. Tari wazajya kumbuka mu makuru ngo u Rwanda rwahaye inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'umuravumba. U Rwanda rwahaye inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'umuravumba. Ibibabi miliyoni 2. Ibaze ibibabi miliyoni 2. Urumva uri kumva amakuru ugataho bwa ati mureke twakire Minisitiri w'Ubuzima agira icyo tubwira. Murakoze. Twakiriye nkuko mubibona yuko ubushize murabyibuka yuko twe twahaye umuravumba muri Canada, ariko ubu ngubu twahaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuravumba. Nibakomeza kwitwara neza tuzakiriyana tubahereza imfashanyo gake kugira ngo babone uburyo bitwara muri iki cyorezo. Gusa ubushize muri transportation hari ikibazo cyabaye. Umuravumba twe twarawuteye ari umuravumba, ukura ari umuravumba, tusoroma ari umuravumba, ndetse tuwutunganya ari umuravumba, tuwohereza ari umuravumba, ariko ugeze mu Bushinwa bafunguye basanga wahindutse umubirizi. Kibaza ni gute umuravumba uhinduka umubirizi? Rero turacyari gukora ubu bushakashatsi bw'uburyo umuravumba wahindutse umubirizi, kandi umuravumba ugira imbuto zawo n'umubirizi ukawugira imbuto zawo. Ariko ngiye hari ikintu cyo nabonye, hari abateka mutwe. Hano hanze hasigaye hari abateka mutwe. Cyo gusanga hari umuntu wagiye agateka umutwe umuravumba akahinduramo umubirizi. Ariko bitewe n'abateka mutwe ari hano hanze, ngiye nasanze cyane nitujya mu ijuru kwa kundi nyiri Imana izayimaje kuducira urubanza, bamwe bagiye mu ijuru abandi bategereje kugira ngo bajye kuzimu. Hazaba hari bitewe n'abateka mutwe ari abantu batazemera kujya kuzimu, zavuga ati okay, reka dushaka uburyo tujya mu ijuru. Urugero, hari abazigira nk'abantu badelivaringa ibiryo, akaza ku muryango w'ijuru yigize umuntu delivaringa akomanga, haleluya haleluya. Ndi umukozi ukora kuri vuba nkaba nari ngemuye ibiryo, nuko ngo nari ngemuye Zakayo akaba yaramaje gutumiza pizza kuri TikTok, nkaba nari nzigemuye. Ese mwanyingurira nkajya mu ijuru? Tayari mu ijuru ntago barya bajya pizza gikuzimu. Ukajya kubona ukuntu ndaraje yigize umutekinisi, haleluya haleluya. Shadraki, Meshaki na Abedenego bari bahamagaye ngo mu ijuru hari umuriro w'amashanyarazi rwose wagize ikibazo, nari nje kugira ngo mutunganye. Ese mwandika nkinjira? Haleluya. Tayari bakahita babwira ati mu ijuru duhorana umucyo, nta bintu byo kugira ute, nta bintu byo kugira. Man. No, hari ushobora kuza urabona akavuga ati abari abandi byanze babohereje kuzimu, reka noneho ngenze nigize umuntu wihaye Imana, akazagize nka padiri, akaza ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu, amen. Aburahamu yarampamagaye ngo nze ntanga amasakramentu mu ijuru. Ibaze nde kugiye gutanga amasakramentu mu ijuru? Abantu barangije kugira mu ijuru, wogiye utanga ayo masakramentu tayari we gikuzimu. Uje kubona ko ndino yaje yigize slay queen. Umeze mute? Marika Gabriel, umeze ute? Salomo yarampamagaye ngo nsenge mu gasho mu ijuru, ngo habaye agasho hahiye koko mu ijuru, ngo mu ijuru hahiye hari agasho, nanje kugira ngo matwike. Tayari we gikuzimu mu ijuru, nta slay queen dukeneye. Ariko buriya hari umuntu we utakwirwa unyura muri ibyo ngibyo, umuntu uta Adrien Misigaro we bahita bamwambutsa atajya mu ijuru vuba vuba.
we Adrien Misigaro indirimbo afite ivuga ngo hano ku isi sinshobora kukuramya uko bikwiye, ningerayo nza kuramya maze kwambara undi mubiri. Tayari we yarangije kwishinganisha, we azamuramya uko ageze mu ijuru. Amen. Ariko hari abantu man uko museka, we hari ikintu nasanze bijye no guseka haba harimo ibice nyine bigiye bitandukanye zigira ama stages. No kurira nasanze ahubwo no kurira nabwo hari abantu barira mu buryo butandukanye. Urugero nk'abantu wari wabona umupapa ari kurira, nk'abapapa man uburyo barira abantu b'abagabo, abantu barira mu buryo bubiri, barira nk'amatungo magufi yanga tworora mu rugo. Ariko noneho abo bakire no barira nk'amatungo magufi, noneho abakire bakarira nk'amatungo maremare. Hari abantu ndi gutera blague nyine kuri stage, gutya gutera blague. Ninje kuri stage mbona abantu bose bageze gutya nkuko natangiye mumeze. Ndavuga ati nifite blague ebyiri za danje. Bomba kubise blague nyine ko namuna batangiye kurira. Asi kubita blague abantu bakayana ariko nta kundi, hari ndi blague ye nibikiye ati okay ntari. Mba kubita blague ngiye ko nambona boss. Baratritse bahita barira. Manu uzi kujya ukuntu muri hirya iri kwango bose bari kurira. Murakoze cyane, twamutse The Comedian.